Abasuhuje n'abakunzi ba Radio Country FM ivugira ku bice 105 n'ibice 7, ariko kandi turanabasuhuje abakunzi b'ikiganiro kigira kiti ijuru n'ubuntu ntirikorerwa, abamaze kugirirwa ubuntu bakizera urupfu guhambwa no kuzuka bya Kristo Yesu, kuri ubu bakaba arabakiranutsi batabikesha imirimo yabo, babikesha kwizera Yesu. Namwe turabasuhuje. Amen. Nabandi batari bizera, namwe tubahaye ikaze kugira ngo uyu munsi mwe gukuraho urushinge, mutege amatwi mwumve ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ni ikiganiro mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana batandukanye. Kuri uyu mugoroba uwo mwumva avuga ni Musabyimana Yozefu Mugisha. Ndi umukiranutsi mbikesha Yesu, ntabikesha imirimo yanjye, mbikesha kwizera igikorwa Kristo Yesu yankoreye ku musaraba. Namenye ko amaraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba ariyo yatumye mbabarirwa ibyaha byanjye. Ndi umukiranutsi rero ndanezerewe. Amen, amen. Sinjye njyenyine, ndi kumwe na mwene data, nawe arabasuhuza kubashyashya kandi nabo abibwiri. Ego, dukomeje guhimbaza Imana Data wa twese, idukunda kandi ngo itubamo twese. Amen. Izina ryo nirihabwa icyubahiro, kandi inashimirwe n'ubundi binyuze mu minwa y'abera bose batandukanye baho yagiye baherereza muri iyi si ngo bayihagararire. Amen. Nanjye ndi umwe muri uwo mubare w'abagizwe abakiranutsi, cyangwa se intungane, cyangwa se abatagatifu, kandi nkiri ku isi, cyangwa se umwana w'Imana, cyangwa se umukristo, cyangwa uwacunguwe. Ayo mazina yose asobanuye ikintu kimwe. Yego. Ntago bishoboka ko umuntu aba ari imwe muri iryo zina hanyuma ntabe ari nanone kandi ngo abe atandukanye kuri indi, kuko nagiye nyatondekanye. Yego. Nge rero ayo yose arampama. Amena. Ntabikesha ibyo nakoze, ahubwo mbikesha ibyo Kristo yankoreye. Amena. Kubera ko yaje mu isi kunkiranukira, akampesha ijuru riboneka mu bikorwa bye, amaze kunyambura ibyanjye bibi. Yego. Banezerewe rero yuko umwami yambashishije ko tugera muri iki kiganiro. Yego. Kugira ngo dukomeze dusobanurire abaduteza amatwi uko byatugendekeye. Yego. Ahimbazwe iteka ryose. Iki rero si n'ikiganiro kinyura kuri radio gusa Country FM, kinyura no kuri YouTube channel ijuru ntirikorerwa. Iyo ufashe telefone yawe nini ya smartphone ugendana, ukiyandikiramo ngo ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza ubuntu bw'Imana. Kandi ushobora no kwandikira iyi nimero ngiye kukubwira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ya 0784 42 ugakomeza kumva n'ubuhamya bwa benshi bakijijwe bizeye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Imana ihimbazwe. Yego koko muvandimwe, Imana ishimwe cyane. Twari tumaze ngiye ku rwanjye ruhande, hari hashize iminsi. Yego. Boneyeho gusuhuza abantu bose bizera ubutumwa bwiza baduteza amatwi, aho bagiye baherereye mu gihugu hose, bakira intashyo za mwene so, abo bera, aho batagatifu, izo ntungane zamaze kugabana ijuru zikiri mu isi, nyamara zibikeshe kwisuzugura no kwivaho no kwireka no kwihana, zigahindukirira umwami ari ukwiye icyubahiro wenyine, ari we wagize icyo yamaze, ari ufite icyo yakoze cyakwemerwa n'Imana, kigahesha umuntu uwo ari we wese wabyizera ubugingo buhoraho. Amen. Izo ntungane zose turazisuhuje, kandi rwose zikomeze zishimire kandi zibera amahoro muri ubwo buntu twagabiwe, bugenda bukurikira n'ubundi buntu n'ubundi. Imana ishimwe cyane. Yego. Ubu rero kuri uyu mwanya nanone twashimira Imana iducira inzira kugira ngo tubashe kugera hano muri studio za Country FM. Yego. Turagushimiye Data wa twese. Yego. Turagushimiye kubera urukundo rwawe rutagira akagero, urwo wadukunze kera tutaragaragara mu mubiri, ubwo witeguriraga umwana wawe ukunda Yesu Kristo kugira ngo atubere incungu z'ibyaha byacu n'ibyo bari mu isi bose,
maze igihano kiduhesha amahoro tw'abanyabyaha babi kiboneke kuri we. Ni koko twari dukwiriye kurimbuka hashingiwe ku mavuko yacu, ko dukomoka kuri Adamu wanduwe kandi wandurijwe mu bwenge, ariko kandi byanagaragariraga no mu myitwarire yacu ya buri munsi. Nibyo tugerageza gukora icyiza ariko ikibi kikadutanga imbere. Nibyo ibyo byasobanuraga yuko umugabane dukwiriye ari ukurimbuka byanga bikunda. Si uko twashyiragamo imbaraga nkeya, ahubwo izo dufite zose twazishyiragamo ariko ntibikunde. Data, turagushimiye yuko wabonye yuko koko tutabasha gukorera ijuru ngo turibone, ahubwo kohereza umwana wawe ukunda kugira ngo we aze arikorera ariko ataryikorerera, ahubwo arikorera twebwe, kugira ngo nitumwizera tube tubonye ubugingo buhoraho. Niko wandikishije uravuga ngo wakunze abari mu isi cyane bituma utanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo nitumwizera ntitube tukirimbutse, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Amen. Turagushimira nanone ko uduhaye aka kanya kugira ngo twumvikane kuri izi mikoro za Country FM, ariko nanone no kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa, tubwira abantu uburyo wiyunze nabo nyamara binyuze mu mwana wawe Yesu Kristo. Amen. Turinginze cyane kugira ngo ijambo ryose tuvuga uriherekeze, nuko amatwi yose ari buryumve rigire umumaro, ryera imbuto nk'uko wabyandikishije. Amen. Abaduteze amatwi turabasabiye cyane kugira ngo ubuhe guhugukira kumva, bakire babone kubaho. Amen. Kuko umujinya wawe ugaragara yuko ibyanditswe byawe bivuga ko uri kubata kumvira bose. Nyamara iyo umuntu akwizeye umujinya wawe umuvanwaho. Yego. Niyo nkuru tuba twaje gutangaza, ariko kandi tunakwinginga cyane kugira ngo ukurikirane iryo jambo ryacu. Nibyo. Nuko ubana natwe nk'uko wabisezeranye, kandi nibyo tugusabye nabyo byumva nk'abana bawe babigusabye. Amen. Nubundi rero ni nubwo buryo tuba tubisabye twizeye mu izina ry'uwo mwami waducunguye Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ishimwe. Amen. Amen. Kuri uyu munsi rero hari icyo Imana yaduhaye mu ijambo ryayo, kugira ngo uyu munsi nanone tukigeze ku bantu Imana yadutumyeho. Nibyo muvandimwe. Turagira ngo uyu munsi rero reka tuganire. Yego. Tumaze iminsi myinshi kandi na buri gihe tubisubiramo. Nibyo. Tubwira abantu uburyo bakwiyunga n'Imana. Nibyo. Buri gihe rwose tubabwira yuko Kristo yishyuye ideni ry'ibyaha byacu byose kugira ngo nitumwizera tubone ubugingo buhoraho. Ariko hari igihe umuntu yibaza akavuga ati se numva se niba ari ibyo abantu bose bazajya mu ijuru? Abakishe ati se numva se niba ari ibyo kumwizera no ari ukwigaramira. Numva se yuko burya bisa nkaho undi akavuga ati burya naracunguwe na kera kose, burya no kubyizera no kubimenya no kutabimenya nta kintu bimaze. Ariko noneho burya uyu munsi tubazaniye impuruza. Nibyo. Ni nk'inkuru twababwira, ni nk'icyitonderwa. Ni ukubagaragariza yuko hari akaga burya kagenewe abantu banze kwizera Yesu Kristo. Ubwo kandi nyine tunabingingira ahubwo no kumwizera. Ni nabyo rwose muvandimwe. Ubwo ni ukuvuga ngo ese iyo byanditswe byera bivuga ngo iyo umuntu yizeye Kristo aba avuye mu rupfu ageze mu buzima. Mu rupfu nihe? Nibyo. Mu rupfu ni hehe? Kandi aho mu buzima nanone abagiye naho ni he? Naho nahagana hehe? Kugira ngo twumvikanishe ko kwizera Kristo ni igikorwa gihambaye. Byanditswe biravuga ngo iyo umuntu umwe yizeye, yego, mu ijuru haba ibirori. Nibyo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Impundu ziravuga. Ibirori bikaba. Bamarayika bakaririmba. Ese babishimiye ubusa? Ese ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ababyawe ubwa kabiri, abavutse babigenze gute? Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Baheburayo ibice 10. Yego. Nene data turasoma ku murongo waho wa 28. Yego. Tugeze ku murongo wa 31. Hanyuma tuganire kuri ayo magambo uko umwami ari butubashije kuyavugaho. Amena. Haranditse ngo uwasuzuguye amategeko ya Mose katababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje.
nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ubuntu ntumugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi. Yego, kuko tuzi uwavuze ati guhora n'ukwanjye ninjye uzitura. yego, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusomerwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Uyu murongo wanyu umusoje uravuze ngo erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. biteye ubwoba utarajya ahandi. Muvandimwe, Imana ishimwe ku bw'aya magambo. Amen, amen, amen. Iyo turi kubwiriza abantu ubutumwa bwiza hari igihe batubwira ngo turi guca imanza cyane, bakavuga ngo duca imanza, ngo duhamya yuko ibyo twizera ari byo by'ukuri gusa nubwo tuba tutabeshye, ariko ntibamenye impamvu ibisobetsemo byihishe inyuma. ariko ni nako kuri gusa, kubera ko nta bundi butumwa bundi bubaho. Yego, usibye ubutumwa bwiza bubwira abantu uburyo ijuru ryabonetse ritangiye ubuntu muri Yesu. amen. Ikindi kiri hirya y'ubwo butumwa si ukuri, ntabwo ari ukuri. oya si ukuri. Hanyuma rero hano umwanditsi yandikiye Abaheburayo agereranya ibintu bibiri. Yavuze ko hari abantu bubahirizaga amategeko ya Mose ariko bakagira ibyago bakayicamo. Abo bantu ngo nabo bari bafite urubanza rwari rubagenewe kubera ko bicaga amategeko yande ya Musa. Abantu nibumva tuvuga amategeko ya Musa ntibagatekereze ko Musa ari we wari ufite amategeko. Oya, ahubwo ni Imana yafashe amategeko iyaha Musa kugira ngo yageze ku bantu. Yego, nta nubwo ari ayandi, ntaya dusanzwe tuzi. Aranditse muri za gatigisimu, mu byanditswe mu kuva ibice 20 abantu bahasoma 21 kuzamura. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukifuze, ubahirize isabato, ntukagire igishushanyo gisengwa, ntukakikubita imbere, ntukanagikore, ubaho umunsi w'Imana n'ibindi nk'ibyo. Harimo nandi menshi njya mbona n'abantu batanayazi. Iyo hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo tuzubahiriza amategeko, amategeko yatanzwe arenze 10. ni 613. urakoze cyane. Ayo mategeko yose nubwo 10 ari yaharatuwe ku mabuye, ariko ntaho ibyanditswe bivuga ngo mwubahiriza haratuwe ku mabuye andi muyihorere. oya si cyo gusa byari bivuze kubahiriza yose. Binasobanuye ko impamvu yo kuyubahiriza idashingiye ku guharaturwa ku mabuye cyangwa kwandikishwa wino, ahubwo ishingiye gusa kuba ari Imana yayategetse cyane rwose. Niba rero niyo mpamvu ikiganiro cyashize ubwo duheruka gukorana ikiganiro cyaravuga ngo niba wisimamye ku itegeko rimwe, kenyera ukomeze uyakore yose ahava akagera. ariko se abantu baduteze amatwi batwumve, ubundi usiba nuko umuntu ashobora kuvuga ngo yanakenyera agakomera kubahiriza kuri rimwe akazayubahiriza yose. Ubundi utekereza ko amategeko yatangwa ni yaratanzwe gusa kugira ngo akumenyeshe kuri umunyabyaha? Yego, nta nubwo amategeko yaratanzwe kugira ngo uyubahirize. yaratanzwe kugira ngo akwereke gusa ko uri umunyabyaha. Rero n'ikimenyimenyi cy'uko amategeko yamaze kugukorera akazi wowe udutegeza amatwi yagutumweho, nuko nawe ubwawe ubizi ko uri umunyabyaha. Kuba ubizi ko uri umunyabyaha ni ikimenyetso simusiga cy'uko amategeko yamaze kurangiza akazi kayo yari yagutumweho. Aha rero ngo amategeko nabwo ngo umuntu wayicaga mu gihe cyayo, igihe yari akiyoboye, ubwo tuvuze mu isezerano rya kera, kuko wenda tuzanabikorera ikindi kiganiro. Hari abantu batabasha gutandukanya iby'isezerano rya kera n'isezerano rishya nanone. Ariko mu gihe amategeko ngo yari ategetswe kubahirizwa, iyo umuntu yayicaga abagabo 2 baramushinzaga agahanwa akicwa. ubwo mu mategeko yatanzwe hari amategeko wicaga. Yego, ugaterwa amabuye cyane. Hari amategeko wicaga ukaba utaza gutanga impongano. Ntuvuge uti amusore. Nuko ngo hakaba hari amategeko
arimwo gusambana niba wafashwe usambana ni nabyo byanditswemo hano hano bavuze ngo abagabo babiri bakagushinja cyangwa batatu wagombaga guterwa amabuye biriya abantu ajyagira gutya akica agakora nk'ikintu akasambana akaba yakwica akaba yariganya nk'umuntu buriya no mu mategeko byari bivuze ko nuramuka inka yawe ifashwe yoneye mugenzi wawe yagombaga gufatwa igaterwa amabuye ikicwa yewe na nyirayo muvandi unyibukije ubundi bwoko bwo kwihana bw'ubuhimbano bwaje aho umuntu asambana yarangiza akegera mugenzi we nawe w'umunyabyaha kamubwira ati ndakubabariye n'Imana nayo oya mu mategeko harimo yuko ugomba kwicwa utewe amabuye kandi ukwishe nawe akaba yubahirije itegeko nibyo oya utakwishe nawe yice itegeko kuko niko byari bimeze bafata wa mudamu wa mugore wafashwa asambana bari baje kubahiriza amategeko ko mu mategeko byari byanditswemo ko uwafashwa asambana akwiye guterwa amabuye kandi abagabo barenze 2 cyangwa 3 bari bamwifatiye cyane rwose nuko rero ubwo ijambo ry'Imana rigaragaje neza yuko uyu muntu yashinzwaga nawe yicwaga atewe amabuye hano rero haje ikindi kintu kiremereye kuruta kwica amategeko bagereranyije nacyo ari nacyo dushaka kumwumva neza by'umwihariko bavandimwe duteze amatwi bavuze ngo nkanswe niba umuntu yicaga itegeko bakamushinza akicwa noneho ngo nkanswe hari ikindi kintu kiremereye noneho bavuze kiruta kwica itegeko bavuze ngo ko atababarirwaga ntabwo yababarirwaga kakantu abantu bumva kakantu wasuzuguye amategeko ya Musa katababarirwaga amategeko amushinja ariko se abantu bari kumva iki kintu batega amatwi kandi urabizi nawe ko amategeko aragushinja ko wayishe cyane nawe mu bagabo babiri bo kwishinja nawe ariko uyu muntu ngo ntabwo yababarirwaga noneho rero ngo nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ubuntu ibintu bitatu gukandagira umwana w'Imana gukerensa amaraso y'isezerano yamwogesheje guhemura umwuka utanga ubuntu ibyo bintu tugiye kubivugaho gatoya muvandimwe ndakumva cyane gukandagira umwana w'Imana urebye no kuvuga ko umwana w'Imana kuza ko no kutaza ko ntacyo bimaze donc urumva n'ubu yo turi kubwira abantu ko ijuru ari ubuntu iyo ridakorerwa iyo umuntu ari kuvuga ngo ya ngijuru ngo rigomba guharanirwa ngo tugomba kurikorera izo n'inyigisho ngo z'ubuyobe ngo tugomba ngo kwiyeza ngo tukitunganya oya ubwo ubiri kuvuga ngo uburi gukandagira hano po ya gatatu bavuze ngo agahemura umwuka utanga ubuntu muzi ukuntu abanyabuntu birukanwe iminsi yatambutse niyo bari kuvuga ngo akanahemura umwuka utanga ubuntu kuko urumva haraho Yesu yigeze avuga ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi amagambo mbabwira ni nayo bugingo nuko ngo amagambo tuba turi kubabwira ni nayo mwuka utanga ubuntu yego iyo rero nukuvuga ngo uri kuyahinyura bavuga ubuntu ugasimbuka ugatokesha bati inyigisho nshyashya inyigisho ngo zinzaduka izo ngo ni inyigisho z'ubuyobe yego oya tega amatwi wumve urubanza rutegereje abantu bakandagira umwana w'Imana bagakerensa amaraso y'isezerano yabogesheje reka nkubwire abamuririmbyi uvuga ngo mbese wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso none se ubwo yaba kuhagisha amaraso imyambaro yawe irera ariko dore umuntu wese uvuga ko ari umunyabyaha tutarobanuye umuntu wese uvuga ko ari umunyabyaha yego icyo nicyo cyaha cyo guhemura amaraso y'isezerano twogeshejwe gukerensa
bavuze gukerensa reka gukerensa ni ugufata kugaragaza ko nta kibintu bivuze nta ibinapfuye yapfiriye ibyaha byanjye nta kintu n'ubundi ndacyari umunyabyaha yaranyogeje ariko sinakeye ntago ndi uwera n'ubundi ndi umunyabyaha nkwiye gushyiraho agakegeshwa kanjye ko kubyatura nkajya nazamuka n'ahantu hateye ubwoba nkamanuka mu mazi nkarenga mu mashyamba nature nanarira amarira adashira ariko naho ubundi amaraso uyizeye yonyine ntagahage ubwo niko gukerensa ni ugukerensa amaraso y'isezerano amaraso uretse gato iyo bari kuvuga ngo gukerensa amaraso y'isezerano hari ahantu Yesu yabivuze muri Matayo 26 ku murongo wa 28 kuko hari aho yavuze ari gutanga igaburo rye ari kurihereza abigishwa yego hari aho yavuze ngo kuko yari amaraso y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha byabo ubwo iyo uri kuvuga ko utababariwe ibyaha mu maraso ya Kristo ngo bibe bihagije iteka byose ukiyeza ubwo buri gukerensa amaraso y'isezerano ubwo mbese uvuga uti Yesu yasanze nk'ishobo mbere yuko Yesu aza ntago n'undi nari kwiye nari muhatana niyeza ariko n'igihe mumenyeye nabwo nkomeje kwiyeza mu magambo make kuza ko no kutaza ko ntacyo byamaze reka tuvuge gutya Yesu mbere yuko aza wari umunyabyaha muri Adamu yego ariko nutizera ko nyuma yo kuza ko yabaye umukiranutsi kuza ko ntacyo byakumariye uri gukerensa cyane rwose uko no gukerensa niba Yesu yarakwejeje ukabukiyeza uri gukerensa ariko subundi uri gukandagira umwana w'Imana sigaho ubwo se babantu ni nacyo rega ngo cyaha nkana kumara bivuga umurongo ubanza nicyo cyitwa gukora icyaha nkana cyaha nkana erega abantu birirwa bakora ibyaha nkana kuko nukuvuga ngo iyo uri kuririmba ngo ndemera ko ushobora kuririmba ibya Yesu utamuzi cyane ndemera ko waririmba ngo yazize ibyaha byanjye hari nk'indirimbo abatwumva baduteze amatwi hari nk'indirimbo ivuga ngo Yesu yavukiye i Betelehemu bamuryamishije mu muvure n'umunyembabazi nyinshi cyane yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye ni ukuvuga ngo ndemera ko umuntu ashobora kuririmba iyo ndirimbo ko Yesu yazize ibyaha bye ariko atari yamumenya n'impamvu ituma tuba turi hano ni ukugira ngo nibura aho se uririmba uba ubyumva nibura nuririmba ko Yesu yazize ibyaha byawe wumve nyine ko yabizize cyane ko nta udateze kongera kubizira ukamenya ngo ese ubundi Yesu ari mu isi burya ntiyaje nyine kuzira ibyaha byanjye aha umuntu uwanditse yanditse asoza avuga ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'isumba byose abazasumirwa n'amaboko y'isumba byose rero dufata umwanzuro wenda tunatega amatwi dusangira ijambo n'abaduteza amatwi mu magambo make kwemera ko ibyo wagombaga guhanirwa ari byo Yesu yahaniwe ukemera ko wogejwe n'ayo maraso ye kandi ukemera yuko wakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana nta rubanza n'uti Imana ikikubaraho ubukuwe mu maboko y'abazasumirwa n'amaboko y'isumba byose kwanga ibyo hatitawe ku byo ukora kuri titire yawe uburyo ubikoramo n'incuro ubikora n'umuhate n'imbaraga ubishyiramo ukakerensa amaraso y'isezerano wogeshejwe ntabwo ari amaraso yamenetse gusa ni amaraso yamenetse ngo akozeho ibyaha kandi iyo uvuze ko byanga simvuze ko
ari ukuntu abatwumva babyumve so kuvuga ngo nge mpakanye ko Yesu atampfiriye yego hari abavuga ko atabapfiriye ariko hari nabandi nabo bavuga ko yabapfiriye novuga ngo kubihakana rero no kubihakanisha ibikorwa ukora umva ibikorwa ukora ibikorwa ukora ni bya bindi bivuga kuzajyanwa mu ijuru n'imirimo yawe ubwo ubuhakanye ko ntacyo Yesu yakoze iyo uri kwiyeza ubuhakanye ko amaraso ya Kristo Yesu atakwejejeho ibyaha ubwo rero guhakana ibyo no kubihakanisha ibyo bikorwa byawe ukora uvuga ngo nzajyanwa mu ijuru n'imirimo yanjye myiza nkora nzajyanwa mu ijuru n'ingeso zanjye nzajya niyeza ku gato no ku kanini nzaharanira gukiranuka ku gato no ku kanini nzakurikiza amategeko nzasenga nzaririmba nzaba muri korari nzagura ibyuma iniforme Imana izayishingiraho ya korari nzatanga amaturo nzubaka insengero nzafasha imfubyi nzafasha abapfakazi ibyo bintu Imana izabimpembera ubugingo buhoraho ubwo guhakana Imana no guhakana Yesu igikorwa yakoze nuko muhakanisha ibyo bikorwa wirirwa gukora ubyita kari byo Imana izaguhembera ikabiguhera ijuru nyamara twe turi kukubwira ko umwuka utanga ubuntu ubwo buntu bwaratanzwe kandi ubwo buntu bwatanzwe ni Yesu kandi muri ubwo buntu twaboneyemo ijuru muri ubwo buntu twaboneyemo imbabazi wowe rero utwumva nk'uko umuvandimwe yabivugaga kuzasumirwa n'amaboko y'Imana suko Imana izaza ngigufate n'amaboko yayo oya gusumirwa n'amaboko y'Imana no kujya mu muriro utazima mu gihenomu mu nyanja yaka umuriro n'amazuku kandi suzajyanwa n'akandu kanini no kujyanwa nuko wanze kwizera gusa ko wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Yesu Kristo aya nyine twabonye amen ubwo kudasumirwa n'amaboko y'Imana guhungira muri Kristo no guhungira muri Kristo kandi nta kundi bamuhungiramo nyamune reka gasuzuguro nyamune reka gasuzuguro ko gusuzugura Imana usuzugura igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba kuri uyu mwanya twasangira ijambo n'abatwumva nabo twatanga nimero nimero MTN 0782 44 21 25 cyangwa 0738 3 hanyuma tugasangira ijambo n'abaduteze amatwi gusa nyine iyo turi kubwira abantu ubutumwa bwiza tuba turi kubabwira guhunga muhunge mukire Country FM allo aragiye Country FM allo Country FM muri bande muherereye he muraho mwongera ijwi muri bande muherereye he hehe Irusizi aha wakupa ukongera wenda kumva cyane noneho ngo muri bande muherereye he yego Shadrake egera telefone cyane yego turakumva neza Shadrake telefone iri n'imbere y'abantu bari gusakuza wakupa ukongera urakupa wongere ikibazo cya mako cya connection ka network twakire n'uyu Country FM allo Mwiriwe neza muri bande muherereye he muravugana na Eric Nyamasheke yego Eric wateze amatwi ikiganiro yego wakuyemo iki ikintu cya mbere bashije gusobanukirwa neza
ni ukutubwira ngo twahawe agakiza ku bw'ubuntu. Yego. Nanjye niko mbyemera. Yego. Nawe urakijijwe, uri umukiranutsi? Yego. Aha. Byakugendekeye bite? Uko byandendekeye ni Kristo waje amena amaraso ku bwacu. Amena. Ubwo twarakijijwe, ntabwo biva ku mirimo. Amena. Ahubwo icyo nifuza mwadusobanurira neza ese iriya mirimo dukora. Yego. Nyuma y'uko tumaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, umumaro wayo ntabwo mpamya ko ari itujyana mu ijuru hoya. Ibyo avuze ko izagenda iduherekeje. Nifuza ko ibyo mwadusobanurira cyane abantu babasha kubyumva. Yego. Kuko hari abazi ko ari izatujyana. Aha, Eric, nkawe wamaze gukizwa kandi ukamenya ko utakijijwe n'imirimo, ahubwo wakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera igikorwa Yesu yakoze. Wowe waza no kuduhamagara kuri nimero tuza gutanga kugira ngo nabwo ukomeze nyine usobanukirwe koko se ubundi mirimo abera bakora iyo katari yo kubajyana mu ijuru nyine niyo kubaherekeza. Kandi nyine gukora imirimo ni imirimo dusanga muri Kristo Yesu, ariko ubwo wanaduhamagara nuno tukarushaho kuganira no kuri icyo ngicyo kugira ngo dukomeze gusobanurira abatwumva nanone ku kigendanye n'iryo juru we yaki ata wowe wabonye Urakoze uze kumva nimero ya telefone turi buvuge hanyuma uduhamagare. Yego, nshuti yacu mwene data muvandimwe. Yego, namwe murakoze. Eric ati imirimo y'abera izibukwa, kandi koko nibyo ni niyabera nyine. Ni niyabera ariko tuba turi gufasha abantu kumenya uburyo baba bera noneho hanyuma ngo imirimo yabo ibone yabona n'agaciro igihe yakwibukwa. Alo Country FM aragiye nawe. Ntabwo imirimo ariyo itugira abera, ahubwo icyo Yesu yakoze nicyo cyatugiza abera. Yego. Hari uwaje? Country FM, alo? Alo? Yego, muri bande muherereye he? Yitwa Adrien hano muri gare. Yego, Adrien. Ikibazo narifite. Wateze amatwi ikiganiro se? Yego, nagiteze amatwi. Yego. Tubwira abantu ukuntu ijuru ridakorerwa Imana ritangiye ubuntu muri Yesu Kristo. Aha, wakuyemo iki? Ngo cyona ari gusobanukirwa neza. Naho mwavuze kuvuga ngo timo yakora umusengero. Ntabwo yabihende. Kuko umuntu yabihenderwa no kubera iki? Okay. Nuko ijambo ry'Imana ari nako rivuga. Hari indirimbo no mu rusengero twajyaga turirimba cyangwa wenda no turirimba abantu bajya baririmba ivuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibishobora kudukuraho ibyaha. Ariko ibyo bigahura n'ubundi n'ibyanditswe biri mu Barome 8:8 bivuga ngo abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Yego. Bisobanuye rero ko ikibanza si ugukora imirimo, ahubwo ikibanza ni ukubanza gukiranuka n'Imana kuri ubwo butware bwa kamere dukomora kuri Adamu twese. Habanza kumenya ko umuntu yogejwe de n'amaraso ya Yesu Kristo masa, ko ibyaha bye byose yagombaga kuzira Yesu yabizize kugira ngo Imana imwemere nk'umukiranutsi mubazeho ibya Yesu byonyine. Nyuma rero iyo imaze kumubara nk'umukiranutsi amaze kwizera ibi byo yizera byinshi twabigarutseho, nibwo n'Imana ubwayo apana abantu, Imana ubwayo nibwo igenda kwigisha noneho n'imirimo ushobora gukora rimwe na rimwe idahuye nikorerwa aho ngaho hose bavuze hatandukanye. Ni n'imirimo ijambo ry'Imana rivuga ko turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Urabanza ukagera muri Kristo. Yego. Iyo ugeze muri Kristo usangamwe imirimo. Naho ntiwaba utaragera muri Kristo, kandi kugera muri Kristo ntabwo ari ikintu kigoye. Ni ukumenya ngo Yesu yaje mu isi abarwaho ibyaha byawe cyane, sibyo?
amakoze ku nama zanyu natangiye ikiganiro nkereye ariko nzajya nongifatisha cyane. Sawa, muzakomeza gukurikirana. Murazana kumva nimero yacu ya telefone ku mpera z'ikiganiro turazitanga. Wanahamagara umwe muri twebwe rwose akagusobanurira. Murakoze cyane. Murakoze namwe inshuti yacu, turagukunda. Abantu baba bafite ibibazo byiza. Kera ubutumwa bwiza butaraza twari tuzi yuko idini cyangwa umutware w'urusengero runaka ibyo avuze aba yabitumwe nijoro. Ubutumwa bwiza butari bwatugeraho ngo tubuhishurirwe twizere. Country FM mwiriwe. Nitwabyumvuze Elize. Yego, uhamagaye Country FM, ikiganiro nijoro ntirikorerwa. Twari turi kuvuga uburyo Imana yatanze ijuru muri Kristo Yesu ku buntu. Mwaba mwateze amatwi? Bavandimwe, nanjye nakijijwe. Yego, nakijijwe n'ubu. Amena. Ariko kugira ngo menye ubuntu ntabwo navuga byari byoroshye, byabanje kungora. Kuko uvuka nyine. Uvuka mwene data. Yego, kandi nta mwana uvuka byoroshye. Niyo mpamvu ariko abantu benshi nyine batabisobanukirwa. Ariko uw'Imana ntahe bisobanukirwa niwe ubisobanukirwa n'ubundi. Gusa tuzakomeza kubivuga kuzageza igihe Imana yemeje abigomba kubyemeza. Yego rwose. Mbanje gusuhuza abera bose rero. Amena. Abantu twahuriye muri Kristo duhujwe no kwizera. Amena. Uko kuri rero ni kwiza kuko n'umuntu umaze kukumenya aba mu mahoro, amenya ibintu bikomeye ku buryo aba mu isi azi neza ko afite ubugingo buhoraho. Amena. Nanone kandi ubugingo buhoraho ni ryo juru rega. Ni ryo juru. Kuko ari igihugu bw'ijuru umuntu kubaza ngo ribahe. Ijuru ni ubugingo buhoraho ni umwuka. Amena. Ni umwuka umuntu ahabwa akababonye kuzabana n'Imana by'iteka ryose. Amena. Ariko bidakomotse ku byo yakoze, kuko ibyo dukora rega ni bibi. Kuko umuntu ni mubi kuburyo n'ababizi. None uhakumva yuko nta wamubabarira ubwo bubi yiyiziho. Nyamara ubwo bubi we yiyiziho, Imana ibuzi kumurusha. Niyo mpamvu yashatse imbabazi ziruta ububi umuntu we yiyiziho. Amena. Irazimugirira ndetse kugira ngo imubabarire. Buriya umuntu yumva Yesu yarahanwe igihano cy'ubusa. Kuko Yesu iyo yahanwe ni ukugira ngo nyine wowe w'umunyabyaha utazahanwa. Ubwo ni imbabazi, niko gucungurwa, niko kubabarirwa. Nicyo gitambo, abaye igitambo mu mwanya wawe. Nibyo. None se ubwo abaye igitambo mu mwanya wawe ufite imirimo yawe. Ntabwo ari byo rwose. Bikomotse ku mbabazi n'urukundo Imana yagukunze. Kuko nyine Imana yakunze muri isi cyane. Kandi ntabwo Imana yakunze abari mu isi cyane ngo ikunde abantu batunganye. Ariko yakunze abari mu isi cyane ari abanyabyaha. Nibyo rwose. Reka mpamvu yadukunze nta kibazo twayikoreye. Nibyo. Urukundo yadukunze nirwo rwanatumye dusabira imbabazi, ishaka n'uwibaraho ibyaha byacu kugira ngo indamukane igihano cy'ibyaha byacu, urubanza rw'ibyaha yatubaragaho rukurweho n'uko uwo wagiye mu gihano cyacu yabirangije. Amena. Kandi yarabirangije. Kumva rero kumva akaba gifite urujijo, akaba kiri mu rungabanga rwo kwibaza ngo nzajya mu ijuru gute, ko abantu benshi niko bameze. Nanjye niko nari bimeze. Reka tujye tubivuga tunabwira abantu pe. Nanjye niko nari bimeze. Nibazaga nasomaga Bibiliya cyane nzamenya ukuri bigenze gute. Bakabisobanura nkumva simbifitiye. Ariko umuntu wizeye ubuntu bw'Imana akabusobanukira abageze mu mahoro y'iteka byose. Aba yinjiye mu isabato itari isabato y'umunsi wa karindwi, itari isabato nko ku cyumweru, aba yinjiye mu isabato y'iteka ryose. Amena. Nk'uko Imana yaruhutse iteka ryose niko n'uwo muntu aruhuka umutima. Amena. Ubwo ni isabato y'uko uruboneyeho kuyimenyesha abaduteze amatwi. Yego. Reka simvuge byinshi, ubundi uyu mwanya n'uw'abantu
bakiri gushaka gusobanukirwa byinshi ngo kandi nawe uri kubasobanurira. yego murakoze rero mugire umugoroba mwiza. Ibyo watubwiye ko ninde? Nitwa Byumvore Elize. Yego Elize. Murakoze cyane mwene data. Elize Imana mushimirwe. Tumushimiye Imana cyane mwene data Elize. Yarakize. Yarangiraga abandi inzira nk'uko nyine turi kuyibarangira, tubabwira ko bakwiye kwizera badashidikanya umukunzi witwa Yesu wakoze. Erega we kwishyira ku mirimo yawe, menya ko hari uwakoze. No tuvuga imirimo hari ugira ngo tubuza abantu gukora, nuko wowe imikorere yawe ntabwo ihagije. Yego, imikorere yawe nawe urabizi, ugira ibikorwa byiza ariko ugira n'ibibi. ntago mu by'ukuri twabuza abantu gukora, kuko n'ubundi muri kamere y'umuntu bibamo gukora se, ariko sigaho kubyitirira Imana, gutekereza ko iby'Imana yabiguhembera. Oya, si icyo rwose, ntago ari icyo, si icyo, ntago ari icyo rwose. Ikindi hari umwanzi ikintu yashyize mu mitwe y'abantu, gwenda nashakaga ko ubwira abaduteza amatwi akantu kakizere ko kuvuga ngo ejo bizakunda. Oya, iki cyaha ejo nzakireka, noneho nibwo bwa nyuma mfashe uyu mwanzuro. Oya, noneho umva ko bigenze gutya, ngiye ahantu hari amavuta yahava nujujwe, ejo noneho bizemera, ndahera ko mbumukiranutse ku gato no ku kanini. Noneho ejo wundi agahora yumva ejo bizamera gutyo. Oya, ntabwo byakunda. Niyo gahunda yo kuvuga ngo ejo uzumva uzabikira, ahubwo nukubyicaginga muri wowe. Inzira yo gukira ibyaha ni imwe, yego, nukumenya ko wabibabariwe. Amen. None umenye ko wabibabariwe, iyo mbaraga yinjiye muri wowe. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Iyo umaze gukizwa ariko kwizera ko wababariwe ibyaha byawe kubw'umuntu mu maraso ya Kristo Yesu, ni imbaraga iza no kugukiza imibereho ipfuye. Naho kutekereza ko ejo uzabikira ngo kubera ko hari ubwo wabyateye cyane, hari ubwo wabyiyiririje ubusa, hari ubwo wabifatiye umwanzuro. Oya, ibyo oya, tuvuze mu magambo make yuko bimeze, wowe uduteza amatwi ufite ako karwara. Yego, iyo ndwara inakomeye cyane iva kuri shitani, kumvisha ko ejo hari uburyo bizagenda ngo wicungure. Uko mu masengesho aherutse byagenze, ni nako nayo uzakurikizaho n'ubundi niko bizagenda. Nabwo niko bizagenda. Kandi nuramuka Kristo atakwihishuriye, ngo ureke gukerensa amaraso y'isezerano yakogesheje, ureke guhinyura umwuka utanga ubuntu, ureke gukandagira nkana umwana w'Imana, n'ubundi ku myaka 90 cyangwa 107 cyangwa 300 uzapfa ufite, bizaba bikimeze uko ngo. Ariko nanone muvandi, ntago abantu bakwiye gutekereza ejo, ko ubundi ejo nta nuhamenye. Arega aho umuntu n'uyu munsi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Uwiteka ntiwinangire umutima. Uyu munsi wumvishe hwirijwi ry'Uwiteka binyuze mu ijambo rye, wakabaye uryakira we kwinangira umutima. Erega teza amatwi, yaravuze ngo yewe urushye kandi uremerewe, ngwino umusange arakuruhura. Nta kundi kukuruhura kundi, nukumenya ko nta byaha kikubara, nukumenya ko ibyaha byawe byamubazwe, nawe ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu, ukamenya ko igihano cyose wagombaga guhanwa cyuko wavutse uri umunyabyaha, umucunguzi witwa Yesu yagihanwe akagisoza, agapfa, agahambwa, akazuka, kugira ngo ugirwe umwere imbere y'Imana. Amen. Amen. Ubwo ni nabwo buryo umuntu ahinduka umwere. Nibwo ni nabwo buryo umuntu ahinduka umwere. Kuba wera, reka musobanurire nk'umwana muto. Kuba wera ni ukugurana. Wowe urebye mu ivuko ryawe, ukarana no mu bikorwa byawe, uranduye kandi ukwegiye n'umwe. Nibyo. Ariko ufashe Kristo waje kugucungura, ukareba mu ivuko ye, ukareba no mu bikorwa bye, ni umukiranutsi 100%. Igikorwa cyabaye rero ni iki? Kristo yaguhaye ibye bizira inenge, ni ukuvuga ivuko rye n'ibikorwa bye byiza. Hanyuma nawe mu buryo bw'umwuka umuha ibyawe bibi byanduye mbere y'uko unabaho. Arabizira nk'aho ari we wabikoze, nawe uhemberwa ibyo yakoze nk'aho ari we wabikoze. Dore
ubu uritwa umwana w'Imana kandi urabizi yuko uri mwene ababyeyi bawe b'umubiri urabazi neza. Impamvu ubaye umwana w'Imana nuko ubazwe hivuko Yesu yavutse mu ijuru, nibyo ukaba ubaye umwana w'Imana. Sobanuke neza ubwo abantu bose si abana b'Imana. Oya, ubwo abana b'Imana nyine nabizeye nyine ko bagizwe intungane n'amaraso ya Yesu masa. Ereka ni nayo mpamvu byitwa ubuntu. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ko ari ubuntu, nuko ari we waruzanye ubuntu nyine bw'ukuri. Nukuvuga ngo nuko ari we waje azanye umuntu ubuntu. Iyo tuvuga ubuntu yarazanye ni ijuru ry'ubuntu. Mu magambo make gukizwa no kugurana. Nukugurana wowe ntiwanamuha ibyawe, ntabwo wamuha ibyaha byawe, we yafashe ibyaha byawe, we yarabifashe. nukubyemera gusa, nukubyemera, nukubyizera. Reba ku musaraba, urebe urupfu yapfuye, urebe imisumari yatewe, ikamba ry'amahwa yambitswe ku mutwe, imanza yaciriwe, ubufindo bwakorewe ku myenda ye, umusaraba yahetse, n'uburyo bwose yababajwe. Ari Imana nzima, icyo tukiteho. Ari mwene Rudoviko cyangwa mwene undi muntu wari we wese, we yabibabarizwa kandi hagire n'ubihemberwa n'umwe. Ubu ariko Imana nzima kubabara. Ariko ubwo binumvikane ko uriya mubabaro wose, uriya mubabaro wose ujya uririmba ukanarira, ukajya unarira, emosiyo zikagufata, kumva urakariye abamubabaje. Uriya mubabaro wose wari uhwanye n'uwo wari kubabarizwa mu muriro utazima. Yaramukataje. Nuko ngo uriya mubabaro wacengeye Yesu, uriya mubabaro wose Imana yari iriho imwishyuza wowe, kandi yarishyuye. Iyo uri kuririmba ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atuma neza. Banza iyo uri kuririmba ngo yakwishyuriye ya myenda, banza uzugira ngo ni y'amadeni, ni ya yandi ufite wenda kuri butike cyangwa ni y'amafaranga. We n'umwenda w'ibyaha, ari nawo mwenda watuma gutera, kandi ari nawo mwenda watuma gutera, kandi n'umwenda wari ufite igihano kingana no kukujyana mu muriro ugashya byiteka ryose. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo naho bazaba bakarira bakahekenyera amenyo. Uwo mubabaro umucunguzi yababaye wari ukugira ngo akurokore uwo mubabaro wari kuzababara. Amena. Reka ibindi oroha yaragukunze. Amena. Ariko turacyafitemo n'iminota yo guhamagara. Hari igihe abantu banashyiraho na nyuma ikiganiro bakacyumva, bakongera bakanahamagara. Nimero twakongera tukazitanga ni 0782 44 21 25. Yego rwose. 07 8 3 5. Yego. Nyine Yesu burya kubabara kwawe si yari ukugira ngo uzahere kuzabona urubyaro, barabeshya. Ntabwo yababaye ngo uzubake inzu nziza, ntabwo yababaye ngo uzave mu mujyi umujye mu wundi, yababaye ngo abana bazabone minerivare, yababaye kugira ngo Yesu yababaye ngo yishyure ideni ry'ibyaha byawe. Kantrefemalo aragiye. Umubabaro Yesu yababaye yamenye kera utarabaho yuko uzabaho, ntiwishobore, ukaba umunyabyaha ukabigerageza kubyanga bikakunanira, abona ko utazabura kuzira ibyo byaha byawe, aza kubabara agira ngo utazababara, kugira ngo utazababara. Harwaje mwakire. Kantrefemalo. Karame. Yego, muri bande muherereye he? Nari kugariti nashiki. Yego, eri kimwe ne data. Ari kandi muvuze no Rwanda yose. Yego. Ako kantu ko kuvuga ngo ibihano cya mbega umuntu yari kuba ari bugirirwe nabi, undi akagirirwa ya nabi. Yego. Cyangwa se ndumva ashaka gutanga nk'urugero. Yego. Nk'ubu
akaba ari nkanjye wakatiwe urwo gupfa ego ndi buzapfe. Yego. nka mu gitondo bakaza bakambwira ngo ubupfurire ko bwawe. Numva umunezero harimo abantu bakwiye kumva cyane. Yego. Kuko hari igihe bibwira abantu ngo hoya siko bagitekereza ya mirimo mwavuze kuva kare. Niyo Yesu aza gupfira kugira ngo umuntu yabone urubyaro, wese ntabwo ari kuba ko ikintu gikomeye. Na bariya bajya batanga abana bari kuzamwishima hejuru cyane. Iyo Yesu aza kuba yaraje ngo apfe utabonye umutwangwa utarabonye umufasha, abishingira bari kuzamwishima hejuru cyane. Ariko yaje gufata igihano kiduhesha amahoro. Amen. Cyari kuri we. Muri Yesaya niho nasomye handitse ngo twebwe twatekereje ko 53 muri Yesaya. Ariko ngo imibyimba ye niyo yadukirisha. Amen. Ndaje ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Cyari kuri. Yego. Amen. Bra nukuvuga ngo we yarahanwe, niwe wumvisha ububabare. Niwe wumvisha ububabare. Twe twumva umunezero. Twe twumva umunezero. Nyamara ngo twe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agahitamishwa n'imibabaro. Erega ni nabyo twavuze buriya yuri gukerensa kuva kare twabivugaga. N'ubundi gukerensa amaraso y'isezerano ugahemura umwuka utanga ubuntu ugakandagira umwana w'Imana, ubusa nuri kuvuga ngo dore yakubiswe n'Imana. Kwati iyo yamukubise ibyabo nta wabyivangamo ni Yesu rwose. Nyamune yasize ibyaha byawe. Yasize ibyaha byawe. Amen. Erike, urakoze cyane mwene data Erike ku nyunganizi kandi warugarutse gutanga. Amen. Mwene data Erike arakose. Murapfira iki Yesu yarabapfiriye? Mu by'ukuri niko abajije. Banza yo tuvuze gupfa bajya bagira ngo nururwe mibi. Oya, muvandimwe uteze amatwi Country FM. Uremera kuzapfira iki kandi Yesu yaragupfiriye? Uremera kuzarimbukira iki? Hari uwashyizweho igihano cyawe. Wakwemeye Yesu yaragupfiriye, none nawe ngo uzapfuzize ibyaha byawe ukaruhuka ukaba amahoro mu mutima wawe, ijuru ukaryakira kuba ari hehe ubuntu. Amen. Ukajya uriryamana ukaribyukana, ukarijyana mu isoko ukaritahana, ukarihingana, ukarishakana ubwatsi bw'inka, ukayigaburira utuje, bagapfa ntuhahamuke, ukajya winjira muri tagisi urifite. Apana ibyo kubona yari igiye kugonga ngo kwacinera Yesu ngo naringiye ntiyejeje. Oya, ukaba amahoro ko wejejwe na Yesu Kristo. Amen. Muvandi karame, ikiganiro ejo ntindikorerwa nakagaruka. Amasaha aragiye. Reka duhereze abantu nimero za telefone zacu nkuko twabibasezeraniye. Yego. Hanyuma waba yagize ikibazo atasobanukiwe yaduhamagara. Hanyuma cyangwa hari n'abantu baba bahamagaye ntibabashe gufatisha umurongo, abo bose baduhamagara nta kibazo. Yego. Njyewe nimero yanjye ni 0788 yego 472 872. Nyobo yanjye ni 0788 39 26 hari waba waje nyuma twavuze ko kuri YouTube iki kiganiro gikomeza kunyuraho. Wandika kuri telefone yawe ufite nini ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV, wakomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Hari na groupe ya WhatsApp. Yego. Ushatse kujyaho kugira ngo ukomeze ubone andi makuru yisumbuye y'uburyo Imana yatugiriye neza muri Kristo Yesu ikaduha ijuru. Wakwandikira nimero ya 0784 42 57.
wanayihamagara ariko nayo uramutse ugize n'ikibazo nta kibazo nawe yagusobanurira ko turabakunda cyane. Yego, uburyo mukomeza kugaragaza ko muri kumwe natwe. Nawe ujye utega amatwi iyi radio ushishikarize n'abandi nabo bajye bashyiraho urushinge kuwa 4 saa 2 turi kumwe. Yego, amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu babe kubizera bose umukiza wacu bataryarya none n'iteka ryose. amen, Amen. amen, Amen.